Dore impamvu hari icyaha uhora ushaka kureka ariko bikanga. Niwe witegereza neza abantu banywa inzoga, abasinzi, ukitegereza abantu basambana, abasambanyi, uzumva ko abenshi baba bifuza kubireka ariko bikanga. Ni ukubera iki bibananira? Impamvu umuntu uteza ibyaha ni Satani. Umuntu ntabwo ashobora kurusha imbaraga Satani. Satani atubohera mu byaha akakuzirika neza kumwigobotora bikanga, kuko umuntu ubwe ntashobora kwishoboza Satani. Ariko inkuru nziza, hari unesha Satani, uwo ni Yesu Kristo. Rero kugira ngo ubashe gutsinda ibyaha byakunaniye, kugira ngo ubashe kubohoka icyaha washatse kureka bikanga burundu, nuko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akaza akaba mu buzima bwawe. Hanyuma noneho buri uko Satani aguteye ukajya uvuga ngo Yesu ntabara, kuko iyo uhamagaye mu izina rya Yesu, Satani arahunga. Tekereza ko Satani akurusha imbaraga, ariko Yesu amurusha imbaraga. Kugira ngo rero utsinde Satani ukeneye Yesu. Niyo mpamvu mu nsengero bumva bahora bigisha ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Wajya kwihana, wajya kwatura ibyaha, bakakubwira ngo akira Yesu. Ntibakubwire ngo kugira ngo ureke iki cyaha wagenza gutya, ntibakubwire ngo wajya, bakakubwira ngo wowe akira Yesu. Nuko iyo Yesu ari muri wowe, Satani arahunga. Imana iguhe umugisha.